Inama y'umunsi y'abashakanye ni iki wakora igihe umufasha wawe adashaka kumva? Kimwe mu bibazo bitesha umutwe abantu bashatse ni ukuvuga yuko mu gushyingiranwa uwo mwashakanye atakumva. Ushobora gutekereza ko kuba hari ibintu runaka mutavugaho cyangwa se ngo mwumvikaneho neza ari ikibazo cyawe, gusa nyamara humura, niba iki kibazo ugifite si we gusa, ni ibisanzwe. Birashoboka yuko ikibazo gihari ari byo urimo kuvuga hamwe n'uko utarimo kumuha umwanya uhagije ngo abashe kumva ibyo ushaka kumubwira. Wasanga ikintu kirimo gutera ibintu byose ari uko utari kubasha kuvuga ibintu byifashe neza, ukaba wumva yuko wabisobanuye, nyamara hakenewe igihe ngo umukunzi wawe yumve ibyo urimo kumubwira koko, anabanze yumve koko niba ari ibintu ashobora kumva. Bisaba umwanya kuri buri kintu kandi mukitonda cyane kugira ngo mukomeze kujya mbere. Ikindi, gerageza gusuzuma icyemezo cyanyu kandi ufate icyemezo gikenewe. Mu bisanzwe ducika intege ndetse tukanarakara mu gihe twumva yuko umuntu atarimo kutwumva, cyane cyane noneho umuntu w'inkoramutima yacu nk'uwo twashakanye. Niba ari uwo mwashakanye arakaye, fata umwanya wo guceceka mbere yuko umwegera umubwira ikibazo. Gushyira itumanaho rero mu buryo bukorohera nabyo bikaba ari ibintu byiza cyane. Niba wenda uzi ko kubivuga hari ibintu bishobora kukugora cyangwa se ukabivuga nabi, ushobora kubwira umukunzi wawe ugerageje kumwandikira, yaba ari ubutumwa cyangwa se ukoresheje intoki, kandi ubutumwa bwawe ukabushyirana ari buze kuza kububona. Ushobora kubwira kandi umukunzi wawe uti, mfite ikibazo gikomeye kuri wowe kandi nkeneye kumenya yuko wanyumvise. Ushobora kandi gusaba uwo mwashakanye umwanya uti, nkeneye ibitekerezo byawe ku bintu runaka, ese wabona umwanya ubundi ukaza tukaganira ko byihutirwa. Bikaba ari ibintu bizabafasha cyane. Ese uwo mwashakanye hamwe nawe iyo mufite ikibazo cyo kumva cyangwa se kumvwa, ni gute mubigenza? Ni ubuhe buryo bwubaka ukoresha kugira ngo mukemure ibyo bibazo hagati yanyu? Turi buze kuza kwishimira kukumva. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.